nageze muri 1930 Muhanga sanga nk'abantu kandi benshi muvuge ngo benshi sanga nk'umugabo witwa basi imyaka 25 afungiye muri gereza arambwira ati Felicien mu Rwanda shaka urakaza neza mboga zizanye arambwira ati soma hano uzi gusoma somye sanga yanditse amazina yanjye itariki n'ukwezi n'umunota yavuze yuko twari tugutegereje imyaka 4 n'igice barambwira batuzanywe n'ibintu bitatu icyambere umushumba ruya bitoro aho ngaho muri gereza ahita ambwira turakaza neza dukora rumiza umucamanza abaza umumetero wamburanira gati uyu mupasteri amaze igihe kingana iki afunze dore ko no kuri dossier yanjye yaranditseho pasteri ubu ngubu ndi pasteri muri gereza muri quartier ndi pasteri mu murenge ndi pasteri aho ngenda hose bangiza umupastor kuko ndi muri gihome 1930 navuze ubutumwa bwiza gereza yose bavuga ngo yose niyonka yakira umwami Yesu asanga isa 8 amakuru yose abantu bose barayazi mwari mwarambuze mwarabiyo nagiye nukuvuga ngo kuva mu kwezi kwa 8 hagati aho mu kwa 9 ku itariki ni mu kwa 9 sorry ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 isasaba baramfashe baramfunga kuva ku iyo tariki 2018 ku iyo tariki baramfunze 2019 mba ndafunze 2020 mba ndafunze 2021 mba ndafunze 2022 ejo bundi twongere dukomere Imana amashi tuyishimire abambonye ubwa mbere nitwa mu Rwanda Ushaka Felicien hanyuma ndi umupapa mfite madamu n'abana 5 harimo abahungu ndetse n'abakobwa ntuye hariya igihara nkorera hano haruguru ku Karugira igikondo Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu ndagira ngo tubanze turirimbe gatoya indirimbo ya 70 ubundi dukoresha umwanya dufite tuze gusenga Imana dusoze ya 70 mu ndirimbo zo gushimisha Imana uriya muhungu ashaka injyana yihuta ubundi turirimbe ufite igitabo yifate ntago ndibuze kubatindira rwose uretse ko mbona n'imvura yakamejeje ariko ntacyo bitwaye turirimbe iyo ndirimbo gatoya ubundi dusome ijambo ry'Imana tuze gusenga reka gutinyi bizakubaho Imana irakurinda oh Imana irakurinda Imana irakurinda iminsi yose unzirucamo iraguhaza amahoro Imana izakuri Imana yacu Imana izakuri iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro Imana izakuri nubwo uwo mutwa remereye Imana izakuri ibyago nabyo ibyago biri muzirucamo Imana izakuri Imana we Imana izakuri iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro Imana izakuri Imana we Imana izakurinda iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro Imana irakure Imana imenya we Imana imenya ubukene bwawe Imana irakuri uyimenyeshe kubabaza Imana izakuri Imana we Imana izakuri
Haleluya iraguhaza amahoro Imana iza kuri Imana yacu Imana iza kuri iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro Imana iza kandi rero we kandi ubwo uzaca mu bikomeye Imana iza kurinda ibyawe Imana iza kurinda Imana yacu Imana iza jelewele ya sifa iraguhaza amahoro Imana mumisubiramo we Imana iza kuri iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro Imana iza Imana we Imana iza kuri hele basewa yo iraguhaza amahoro Imana ziza Imana iza sheweli miri asokita pasi Imana yacu Imana iza kuri iminsi yose iraguhaza amahoro mubisubiramo we Imana iza kuri iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro Imana iza Imana yacu Imana iza Teta pasike nema iraguhaza amahoro Imana yacu Imana iza kuri iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro Imana iza kuri Imana muyikomera amashyi mwishimire ndashaka kubaturiye indirimbo kuko Imana yambwiye ngo nyibature ni indirimbo y'umwaka wose 2023 mwavuze ngo amen Imana iza kurinda iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro Imana iza kuri mwana masaha umuntu ukiri hano wese afite amahirwe kuko numvise ijwi ry'Imana itabeshya talase ne malisi followers abagihari mwese muvuge ngo amen nubwo uwo mutwaro uremereye Imana iza kuri nibyago rero nibyago biri muzirucamo Imana iza kuri Imana yacu Imana iza iraguhaza amahoro Imana iza Imana yacu Imana iza kuri pepe sikitiwa Haleluya iraguhaza amahoro Imana iza Imana nziza Imana iza
iraguha samahoro. Ubu ni ubuhanuzi kandi bukomeye. Nubuze gutegereza ubundi bukomeye. Imana yambwiye ngo uri hano wese izamurinda, izagira gute? Ndayibaririmbira paka kugeza igihe ndibuze kuva kuri ino mikrofone. Nutayumva ndayigutsindagiramo indirimbo n'iy'umwaka wose. Reka mbanze some Bibiliya gatoya, kandi nta muntu mpaye uruhushya rwo gutaha ntavuye kuri ino mikrofone. Uri buze gutaha azamura ikiganza ambwire ko agiye. Ngufitiye amakuru yanyicaje kuva igihe nahamariye. Navuye igihara naje mu mvura inyagira, ndaza ndayakuzanira, mbabarire ntugende ntayaguhaye. Ubishaka utabana n'ubumuga bwo kutavuga nikirize vuge ngo amen. Ubwo utikirije afite ubumuga. Udafite ubumuga navuge ngo amen. Imana ibaho umugisha. Selema edro ensifoas. Reka nsome mbone kuvuga ibindi sigaranye. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya mbere, hanyuma uhereye ku murongo wa 15. Shelons vaz tokonomanga nayi. Hanyuma ndahera ku murongo wa 15 ngeze hepfo gato, ubundi mvugaho ibintu bike senge. Haravuze ngo nico gituma maze kumva uburyo mugira gute mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbasabira Imana urudaca, nkabasabira uko ngize gute uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye ubutunzi bw'ubwiza azaragabera, mumenye ubwishi bw'imbaraga zayo butagira ikiyemwe akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo zigize gute ziri, izo yakoreye muri Kristo Yesu. Muvuge ngo amen. Izo yakoreye muri nde? Izo yakoreye muri Kristo Yesu, ubwo yamusuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Umva akantu ushaka utahana ukagashyira kuri stati, ukagashyira kuri Instagram nimba uyifite, ugashyira kuri Twitter, ugapostingira ijambo riri ku murongo wa 21. Uyu murongo uwushyire ku nkingi z'umutima. Umva, yamushize hejuru y'ubutware bungahe n'ubwami n'ubushobozi bungahe. La bala zone fa, ndasubiramo gatoya, imushize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bizagira gute yemwe. Akira neza ijambo ry'Imana. Wanumye aha yambwiye ngo nkubwire ngo uhumure, kandi wongere uhumure, kandi wongere uhumure. Hejuru ye nta bundi bushobozi bugize gute buhari. Muranyumvishe badi? Uhumure kandi wongere ugire gute uhumure, kandi muramutse mubwire ngo uhumura kandi wongere uhumure,
kandi wongere uhumure hejuru y'umwami Yesu. Nta bundi bushobozi bugize gute buhari. Gukomera amashyi umushime, nta bundi. Ubw'abacwezi buri munsi y'ibirenge bye, ubw'abakonikoni buri munsi y'ibirenge bye, ubw'abene wanyu buri munsi y'ibirenge bye, ubw'amafaranga buri munsi y'ibirenge bye, ubw'abakomeye kuri iyi si buri munsi y'ibirenge bye, ubw'abavuga rikijyana buri munsi y'ibirenge bye, ubw'abize n'abatarize buri munsi y'ibirenge bye, ubw'abavuga rikijyana buri munsi y'ibirenge bye. Ariko abantu mwemera Yesu mwenyine muhaguruke mutere haleluya. Komera amashyi mushimira Yesu. Yesu tela soweria remaria zokinima hitala bone askirvoas. Ntago mbatera igipindi ni muhumuri bavandimwe, ni muhumuri. Jewe no kwamagaza imbere yanyu mukaba mumbonye nkiri muzima. Kumbona imbere yanyu gusa ni ubushobozi buri muri Yesu. Nari maze imyaka igeze hafi muri 3 nagera ahangaha kuri SEGEEM. Hari aho twaciye tubona imbaraga z'abantu zirarangiye, ariko iz'umwami ziragaragara. Ndashaka kuza mu mwanya muto mfite, mu mwanya muto mfite imbere yawe. Ndashaka kuza kumaramo ubwabo bwose ugize ufite. Ndabukumaramo, ndabugukoropamo. Nta kintu na kimwe kiri kuri iyi si kigufiteho ubushobozi Yesu atagutanze. Nta kintu waba. Wa muntu ubwira ngo nta kintu waba, bimubwira ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Nta kintu waba. Bene wanyu ntacyo bagutwara, abakonekwe ntacyo bagutwara, abacwezi ntacyo bagutwara, abaragura ntacyo bagutwara. Yesu agufashe mu kiganza, nta kintu waba. Ndafashijwe. Komera Imana amashyi. Ndafashijwe. Ndafashijwe. Josiane n'inshuti yanjye duhetse gurira ahantu ku nkuru nziza Kimisagara. Joseline tuvuga Imana muri Ruraka 2018 ku itariki zaho 20 nayindi mu rusengero ku Karugire. Je niwe nkorera akazi k'Imana. Baramfata bankura mu rusengero, amaboko y'abantu yose arandekura. Agira gute? Ariko Yesu wacu mubwire ngo Yesu wacu sha. Erego nkurikire nutindura sanga shoje. Ano ari abakristo banjye hari abarabizi na n'uyu muhungu uri gucuranga ubundi mwamwibye gute? Uyu nawe n'uwanjye. Bamugeje mwana mudeturunye cyangwa uyu nawe n'uwanjye arabizi. Nawe nabonye bane nka 20-30 bose bibera hangaha. Ariko SEGEEM murakazi. Mujye mwiza ntacyo bitwa, mujye mwizira. Mujye murareka n'abandi bazi. SEGEEM haba amavuta. Kuri Imana haba amavuta y'Imana. Narimba kumbuye we. Ariko hagira umuntu umwe uza hano muhobere mwese ndabamba hobeye. Ngwino hano mama, ngwino hano. Ndaguhobeye kugira ngo umuntu wese, kugira umuntu ngo mwarimu araguhobeye mu izina ry'umwami Yesu. Ndabahobeye mu izina ryanda. Shenima tala ceremonials. Kandi Imana iramwe kurinze kurwara umutima. Imana iramwe ngo uzapfa ushaje neza. Imana iramwe kuvanye kuri ndwara y'amaso. Imana iramwe kurinze kurwara umuhogo. Uyu murozi wari ukwiteze muri iyi weekend, imigambi Imana yimwashe. Ayo masha ameze nk'ubugori bwo kwa nyana nembara y'Imana yakwama. Abashi imbere ya Yesu muvuge ngo amen.
ni ukuri kw'Imana bankuye mu rusengero da, reka mbambe kuri gato nk'umunota umwe cyangwa ibiri ubundi nsenge. Yesu atakuvanye amaboko ntacyo wagira gute, ntacyo waba, ntacyo waba. Kandi ndibuze kubabwira ijambo rikomeye. Umwuka yambwiye ngo mbabwire ngo umuntu wese uri hano ahumure, wowe ukora icyo gukiranuka gusa. Ikintu gitangaje, naje ahangaha nabanje kujya ku gasozi kitwa n'agasozi kitwa Kizabonwa, ariko n'agasozi kari hano Bishenyi, kari hano kuri Bishenyi, ntago ari Kizabonwa Gitarama. Nabanje kujyayo ndasenga kuko numva nshaka kubasengera. None ngezeyo masanga umugabo witwa Claude arambwira tugiye mu itorero rya SEGEEM. Ati nugerayo muvuge ngo amen. Uziko n'Imana ibazi kamenya n'amazina yanyu we. Komera Imana amashiwa. Ugiye ahantu bita kuri SEGEEM, nugerayo umuntu wese wasanga umubwira ngo Imana yavuze ngo ntagire ubwoba, ibizaguruka byose Imana izabyicaza, ibizamwirukankana Imana izabyirukankana. Kandi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimuhumure, mwebwe mukiranuka gusa, Yesu ari hejuru ya byose. Ariko abamwemera muhaguruke mutere haleluya. Yasoba karame 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 leba lonsoro wala beria zoneva italako. Ndakumvise mana, ndakumvisha ugeze ahantu. Reka mbabwire Yesu, reka mbabwire Yesu udapfa. Reka mbabwire Yesu uvana umuntu mu rupfu amaboko y'abantu yamurekuye. Mwese muvuge ngo amina. Reka mbabwire Yesu utaguta mu gihe abandi bose bagutaye bakuvuyeho. Muzehe we, nacyagiye wari urwaye buryo Yesu mwari muri kumwe. N'uwo mupapa muri kumwe musuzuma mubwira ati ndamwemera, agira ijambo rikuba. Nkunda abantu bagira ijambo rikuba. Muvuge ngo amen. Reka mvuge umwanya muto uyu mwarimu ampaye kandi mumutunga ibiganza wantumiye ahangaha. Se mwamutunze bizamana amaboko yombi kugitagata. Uyu mwarimu wantumiye ahangaha na Imana imuhumugisha. Kandi Imana ikwica imigambi y'incakura katika jina la Yesu. Hari izo bita ingurumbanya zivugira mu ibanga, ariko zizaruhira ubusa. Ndumva numva ibintu biritse kwanza, ariko reka mbanze mbaho gatoya mutaza gutaha muri mu rujisho. Nari nyobeye amaterano Karugira sanga isaa 8. Amakuru yose abantu bose barayazi. Mwari mwarambuze mwarabiyo nagiye. Nukuvuga ngo kuva mu kwezi kwa 8 hagati aho mu kwa 9 ku itariki ni mu kwa 9 sorry. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 isaa 7 baramfashe baramfunga. Kuva ku iyo tariki 2018 ku iyo tariki baramfunze, 2019 mba ndafunze, 2020 mba ndafunze, 2021 mba ndafunze, 2022 ejo bundi nibwo ntashye. Abarokore baransenge harimo n'uyu mwarimu, ibyo bambazaga ntago mbizi. Bambazaga Kabutindi ntaje uko yaje. Muri iyi si harimo ibibazo byinshi, ariko ndashima Imana itameze nk'abantu. Hiya Kabutindi sinzi uko yaje. Ngewe umuntu yanyihereye inzu yo kwiberamo, na n'ubu niyo ndimo, ngewe nibera muri etage. Nukuri ko Imana mba mu kirere, biramugeza ngo yibera mu kirere uriya mugabo. Se kutabivuga nawe hashize. Ngaho se ngo musakuze. No, umuntu anyikubita inzu yo kwiberamo, sinzi iyo nzu ibintu byayo mbega byabaye birebire. Nimba bari barahakoreye intambara kera, nimba harabereye ntuza sinamenye. No, mu gikuta hari hahambyemo Kabutindi, baracukuye barakorogosha bayihambamo. Mu gikuta Kabutindi y'imbunda, ngo y'imbunda. No, iyo ntuza iyo ntazi, sinyashaka no kwivugira kata.
iyo ntazi sinzi ukuntu bahabomoye barayibona bagira gute eya ntozi irampagama irampagama kandi impamvu mbibabwiye seje mwari mufite amakuru yanjye mutafite neza hari n'abajya babesha ngo mwarimu ngo wamusanganya ngo stoke ngo yimbunda katika cina reso ibyo bintu mubikurahe yuki telefone ukambaza nkaguha amakuru ndashimira Imana kanabwira ijambo rikomeye hari nava kwina mikrofone wowe ubwawe uzashaka umwana n'umwami Yesu abandi bose barakubesha one day uzarabura bose uzarabura ubona imbaraga z'umwami Yesu wenyine niyo mpamvu namubwiye ngo misigaje kubaho nzamuvuga abadayimoni biyahure hey aramwemera hey igihe cyarageze ndugu yangu igihe cyarageze abo twari turi inshuti zose ndababura abambwira ngo mwarimu turakwemera ngera gute ndababura sigara ndi wenyi ariko wa mugabo nababwiye akajya ambwira ati humura nzakurinda mu mwanya mfite mutoya imbere yawe sigaje umwanya mutoya sigaje iminota mike gusa ko mbona zigeze we man bigire nese mu mwanya muto mbona afite imbere yawe mutoya ndashaka kubwira ngo uhumure umwami atagutaye nta kintu wagira guti nta kintu waba bwira umuntu ngo nta kintu waba baranjyanye ndugu yangu barafunga amaraso ashiramo kujya nkanura nk'urujanga umuntu wese wabashe ngo uriya mugabo uramuzi uriya mupasiteri uramuzi akavuga ati uwo sinageze no kumenya simuzi rwose ariko umwami wanjye akambwira ngo humura njye ndi kumwe for this talk I say you the truth amuniyu ubu tuvugana ndi mushya kuko hari ahantu mvuye mbonye imbaraga z'umwami Yesu ubyumva utabyumva twe turabyumva twaramubonye mu minsi dusigaje tuzamuvuga abadayimoni biyahure abamwemera muvuge ngo amen shalala yewe data baranjyanye baramfunga kandi mu by'ukuri ibyo bari kumbaza simbizi habe no mu nzozi iyo myaka yose ishize mababwiye ndi mu gihome njya kuburana mu rukiko rwisumbuye rukuru rwa Muhanga kandi nari maze kumena amaraso nzaba buhamya ninza mfite umwanya nari maze kubabara umubabaro ukomeye mwihanganemo gato iyo nibutse ibintu bimaze iminsi bimbayeho shobora kurira abana bakaza konseka ariko reka nihangane ko hano hari abana batazavuga ati mwarimu yarize abana babivuga uziko nagiye kuburana mu rukiko rukuru rwa Muhanga bakansabira gufunga imyaka 25 bari bashizeho ibyaha bitatu ntazi uko byaje ntazi n'icyo byaziye bansabira gufungwa 20 n'ingahe kandi maze imyaka 2 n'amezi mu gihome ariko mubwira ijambo rikomeye Bibiliya ivangwa hari kurira kwararira umuntu bwaca mu gitondo imponde zikavuga
nta mwanya mfite ngo mbaho bamwe nsimbutse ibintu byinshi. One day nzababwira nitonze ikamabwira icy'ingenzi. Narinzi ko ndibuze kubaha ABCE kubera ko abantu benshi baba mu rujijo. Umuntu akaba mu kintu cy'ikigare akavuga ibintu atazi, cyangwa se akuzi ibintu atazi atanabonye, cyangwa ahuragura ibigambo gusa. Hari ingurumba nyamama mwino kahise kuva kane bahere bafashwa kareho nigire kiri gugurumba nyutazi mukomera Imana mashino mwira karitsiye barimo ariko noneho abazi kuvuga barayavuga papa barayavuze batasema ko bayavuze ra. Ariko hari ijambo Josiane yavuze we numva nta mu ituro Imana igibahisha finale. Imana igibahisha finale kuri kw'Imana. Imana irabareka bakavuga bakagira gute bakavuga bakayavuga ikabahisha finale. Kuri finale Imana ikazitamurura bose bagize gute yemwe. Muhora mubwira ngo humura finale ntago bayizi bimubwire ntago finale yabo bayizi bimubwira sha bareke baguseke bareke bakwange bareke bakuvuge ntago finale yabo bagize gute ntago bayizi sha abumva Imana muhagurukire mutera haleluya peya sokita ntago bayizi ndugu yangu finale yao ntago bayizi. Hey ndafashijwe mu Rwanda shaka ndafashijwe. Reka mbabwira akantu kamwe sozi. Noneho naraburanye bansabira imyaka 25 n'itanu. Noneho umucamanza abaza umumetero wamburaniraga ati uyu mupasteri amaze igihe kingana iki afunze. Dore ko no kuri dossier yanjye handitseho pasteri. Ubu ngubu ndi pasteri muri gereza muri quartier, ndi pasteri mu murenge, ndi pasteri aho ngenda hose bangiza umupastor. Kuko ndi muri gihome 1930 navuze ubutumwa bwiza ndi umusitari muri Muhanga. Navuze ubutumwa gereza yose bavuga ngo yose niyonka yakira umwami Yesu kugeza ku rwego umuyobozi wa gereza afata icyemezo azi wanjye mu rugo aza kubwira umugore wanjye ati humura umugabo wawe ni umukozi w'Imana. Hey noneho ndashimira Imana iteza ikibazo ngo izakemura ikindi kibazo. Ushobora kubona umugeze mu kibazo ugasakuza utazi ko ari inzira Imana igize gute. Nageze muri 1930 Muhanga sanga nk'abantu kandi benshi muvuge ngo benshi sanga nk'umugabo witwa imyaka 25 afungiye muri gereza. Arambwira ati Felicien mu Rwanda shaka urakaza neza mboga zizanye. Arambwira ati soma hano uzi gusoma. Somye sanga yanditse amazina yanjye itariki n'ukwezi n'umunota. Yavuze yuko bari barasenze Imana. Imana rero sinzi kuntu iteye. Ikaze mbaha amakuru umuntu muri kunja kaze mbaha amakuru sinzi kuntu Imana iteye. Bari barasenze babwira Imana ngo uzaduha umushitsi. Imana babwira ngo nzabaha iki ibaze. Imana ni sociale mbapa ni social. Merutse gusengana n'umuntu ntazi ko acuruza amasanduka mujyana kuri 12 ni umukristo Nyarugenge. Arambwa ati mwari mu mazi iminsi narabuza abakiriya abana banjye bameze nabi waje ukansengera nkabona iki kumbe nge ntazi ko acuruza amasandu nge mujyana gusenga mamagara Imana ni wawe itekawe uravuga bikaba wategeka bigakomera muhabakiriya in the name of Jesus. Noneho
Imana iravuga ngo imuhaye abakiriya, aratabuke abona barindwi. None se arambwira bati Imana yampaye iki? Kumbe acuza amasanduka. Iyi Mana nibyo Sosiyete yavuze, ni sosiyale iteza ikibazo igakemura ikindi. Ujya witonda kuvuga ibyago byawe n'ibisubizo by'abandi bantu, amarira yawe n'ibyishimo by'abandi. Duceceka, dufunga midomo. Irabwira ati mbahaye umushyitsi. Haciyemo imyaka 4 n'igice bantegereje, bamuye nira kabutindi. Imana yari kumaze iminsi iri kumbwira, iramera ngo ngiye gutuma kandi ngutunye mu kindi gihugu. Nanjye nkabyina nti uri Imana, uri Imana, tukuvuga uri Imana, tuguhimbaza. Noneho nkasirimba ngo Imana numye mu kindi, kumbi igihugu ni ikindi gihugu koko. Ubu Imana izajya ivuga, simvuye kuzana pasiporo ndayizanye, no muntu w'Imana wayinguriye ibihumbi byangishana. Nimbwira ngo ugiye hanze, nzayibaza ngo ni hanze hehe? Ni hehe? Ni mu Gasyata, ni muri Amerika, ni muri Aziya, ni hehe? Nzayisobanuza. Iyo minsi yarambwiye ngo ugiye kujya hanze, nanjye nkajya sirimba nturi Imana, yarakubonye uri Imana, kumbe ngiye kujya mu gihome. Ngeze muri icyo gihugu rero nduguyanga, ngiyasesekara, barambwira turakaza neza mboga zizanye. Twari tugutegereje imyaka 4 n'igice, ngaya mazina yawe yasoma ahangaha. Barambwira batuzanywe n'ibintu bitatu. Icyambere, uje kwiga ububi bw'icyaha, uzabwira abantu ko icyaha ari kibi, warabonye ububi bwacyo. Ubu nanze kubivuga kubera ko nifite iminota mike, nabonaga nari buze kubwiriza. Icya kabiri, irambwira ngo uzanywe no kuvuga ubutumwa bwiza ahantu, kubera ko twaragusengeye igihe kirekire, dufite amazina yawe. Umushumba rero yabitora aho ngaho muri gereza, ahita ambwira turakaza neza, dukora rumiza. Ahita agura ku ntebe amereza icyo bita ubuyobozi 19 hari mu itorero ADEPR. Arambwira ati uhawe kuyobora, uzasubiza mikrofone utashye, kandi wasenga utasenga, wabwiriza wari rutarira, uzamahana imyaka 2 n'amezi 2. Dufite amakuru umaze kuvuga ubutumwa bwiza. Twarasenze twebwe, twarasenze. Reka mabwire, Imana ni sosiyale. Ndabwira ijambo rimwe gusa ntanyava kwino mikrofone, bwira mugeza ngo Imana ujye yitondera. Jitondera ko si mugenzi wawe, si mugenzi wawe. Nubundi abantu bari bazi ngo ngewe ndepfiyo, kandi nubundi mu gihome nge nari nyoboye itorero, kandi navuze ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Yewe data nta makuru ufite, narabuvuze nyoboye itorero rya ADEPR. Amakuru yanjye mwayabazanya bisindu. Nabwirije ubutumwa kugera ku rwego abantu barenga 3,000 bakiriye umwami Yesu. Ikindi muzabazanya bisindu nibo bazaga kubatiza abantu nabwirije, nibo bazaga kubatiza. Iyo ngeze muri Muhanga bakambona, baravuga ati muve mu nzira, wa mutumisha yagize gute. Navuze ubutumwa bwiza, Muhanga yose irabimenya. No barambwira ati icyaka tukikuzanya ahangaha, wa mugabo ndagira ngo nkwigishe ururimi rw'icyongere, kuko ngewe hano nzahagwa, ariko wowe hano ntago uzahagwa. Imana yarambwiye ngo nzagutegereze nkwigishe, nimara kwiga. Uwo mugabo nababwiye yitwa nde? Yarambwiye ngo nkwigishe, nimara kwigisha ahangaha nge nzahagwa, ariko nusohoka uzagenda ubwira abandi bantu ko icyaha ari ki. Arambwira ati amamaza imyaka 25 mfunze. Arambwira ati reba ukomeze unyitegereze undebe. Nafungiye icyaha nakoze ndakihana, maze kukihana, maze kucyanda babarirwa. Urabona ndi n'umukozi w'Imana, ariko ingaruka zacyo ntizagize gute, ntizavuyeho. Arambwira ati nugera hanze uzabwira abantu ko icyaha. Arambwira ati reka nkwigisha icyongereza. Anyigisha ururimi rw'iki,
arambwira ati nge nize mbere ya jenoside kandi niga indimi. hanyuma ikintu kimbabaje nuko zose ibintu byose nize bimfiriye iki. arambwira ati rero ahanjye nzahagwa, reka ngo wowe umenye, wowe uzagera hanze, nugera hanze uzabwira abantu bose kwica hari iki. aranyigisha Josiah, umugabo aranyigisha umwaka n'amezi 6 nari maze kumenya gusipikinga icyongereza neza. ubu ngubu nasohotse wagira ngo ndi umwongereza, abasi ngo ndi mu gihome basakuza, nasohotse ngewe speaking exactly. nimba ari abantu mva icyongereza babaye mikrofone nyibwirizemo asemura, kuko ndi ku rwego nge mbwiriza mu rurimi rw'icyongereza. Imana iteza ikibazo igakemura ikindi kibazo. So gabayisha imbere mwavuze ngo amen. So I say you the truth, believe Jesus. Jesus can do ashobora bingahe. If you have Jesus in your behind, you have all things. Do you need in your life? Ubwo ndi kuvuga icyongereza kandi ndavuze mu kinyarwanda ngo ufite Yesu mu ruhande rwawe ufite ibintu bingahe. Sho abamushimira mwate haleluya. ubufite you have anything you need in your life because Jesus can do anything. ndakivuga nushaka nawe uje kundega. nje I come from to study. When I was in there in jail nizi cyongereza. Imana irambwira ngo iga neza muzanye ku ishuri, nugera mu baturage uzababwire ko ndi Imana ishobora bingahe. ikintu gitangaje, uwo mugabo wanyigishije yarambwiye bati ngiye ahangiye kwasiga ubuzima. anyigisha, amaze kunyigisha ururimi rw'icyongereza arambwira ati ngwino twicare tuganire. yambwira ati Mr. Felician, when you will reach in the country, mbega mu gihe uzagera mu gihugu uzaganiza abantu babwire kwicyaha, ngewe ahangaha ngiye kuhagwa ariko uzataha. yabimbwiye ari kuwa gatanu, kuwa gatandatu afatwa n'indwara ntamenye, bamujyana hano mu bitaro by'Ikabgayi. noneho agira ikibazo cyo guturika imitsi y'ubwonko kubera umunaniro. iyi mitsi iraturika, yari afite n'ikibazo mu nda harimo akantu kameze nk'intuza kubera kurya ibigori, aturika imitsi yo mu nda. yari afite n'ikibazo cyo mu nda, ava amaraso ahantu hose. bamujyanye ari kuwa gatandatu, uwo mugabo kuwa gatanu, buca kuwa gatandatu yageze gute? sha arapfa. Filipo arapfa. Filipo yarapfuye. Filipo yarapfuye, yapfuye ari umurokore, yagiye mu ijuru, ari umuvuga butumwa, yari umukozi w'Imana, yarasengeye, arapfa, aragenda asigara mu gihome. arambwira ati ariko ugiye kubura nawe uzataha, ariko nugera hanze uzabwira abantu ko Imana yanga ibyaha. wenda ningaruka hanga uyu mwarimu yantumiye nzababwira ubu bw'icyaha, kuko narisanye amagambo yo kwirwanaho cyangwa se ya debri makeya kugira ngo mve imbere, kuko nabonaga nta mwanya wo kubwiriza ugize gute. n'ubu warangiye ni nkaga promotion mwampaye, ndababwira ijambo rikomeye. Yesu ashimwe. mwampaye inyongera, Imana ibaho umugisha. narimvuze ngo Imana ibaho umugisha, narimvuze ngo Imana ibaho umugisha. uwo mugabo yaragiye, amaze kugenda nanjye njya kuburana mu rukiko rwisumbuye, ndaburana pe. Mwami wacu afite imbaraga. ndaburana, maze kuburana bansabira iyo myaka,
ariko ndashimira Imana itameze nk'abantu. Muvuge ngo amen. Ndi kuburana n'ifite umumetere witwa Felicien n'uwimuhanga. Umucamanza aramubaza ati uyu mupasiteri amaze igihe kingana iki muri gereza? Aramubwira ngo urubanza rwe nzarusoma nyuma y'iminsi 7. Kandi abandi babaha ukwezi. Nge numva bampaye iminsi ngahe. Sha iyo minsi yambere iminsi mu buzima. Numvaga iyo minsi ingana n'umwaka. Nayimaze ndasinziriye n'isaha imwe nabaga nkanuye. Noneho ikintu gitangaje, muvuge ngo amen. Umucamanza urubanza rwanjye agiye kurusoma hari kuwa 5 ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 2020 na kangahe na kabiri. Sha bo batangira bavuga ngo rero ngo dushingiye tugize duti, niko batangira bavuga. Ndagira ngo umuntu wese urahanga Imana imuhingingo yashingiraho. Imana ikuremera ingingo papa. Bavuga ati dushingiye dusanze umupasiteri agomba kwitahira. Agomba kujya gute yemwe? Mbega Imana ibirashigaragaza imbaraga zayo. Ariko mwavuze ngo amen. Mba ndasohotse kandi sohoka napfuye. Ibintu byose byabaye sindi buze kuvuba Imana. Imana yarabyemeye ngo tubicemo. Tuzabwira abantu ko Imana itagutanze. Ntawagiye cyagira gute? Bwira umuntu ngo ntagiye cyagutwara. Ntacyo. Umuntu wese ahari nahaguruke. Abari bazi ngo ndapfa babona ngarutse ndi muzima. Hari umuntu wamvuze nabi kandi avuga nabi tazi ko nge ndi mu ishuri ndi muri misiyo y'iki. Imana namujyanye muta ikayonza ubu ni yasigaye abo. Undi wandwanyije ku mudugudu bane maze gufungura nari maze kuvuna muri kiyanje. Arandwanya ubu yarapfuye ndacyari muzima. Ntago ibindi kubivuga kubera impamvu z'uko ari umushaka kugira ngo nkomeretse. Ujya witonda ku muntu Imana yavuzeho. Abayishimira mwavuze ngo amen. Ujye mwitondaho. Mbere kushora amagambo yahuragura. Ujye ubanza witonde. Ushobora kuzahura n'ikibazo. Ngiye kubasabira Umwami Yesu yambwiye ngo muhumure ibintu byose biri kwatera ubwoba abiri hejuru. Nabonye mwandika ibyiza ubime ku mutwe. Umuntu wese ufite ikibazo kimugoye yakira ihumure ku Mwami Yesu ashobora bingaye yemwe. Yitabaye Felicien akaba kiri muzima. Ubu ngubu tuvugana. Ubu nasaze noneho. Ubu nasizoye. Noneho ngiye kumuvuga Mwami agubwe neza. Abamwemera mutera haleluya. Sha ndaje muvuga. Muvuge ngo amina. Ndaje muvuge. Nimba Imana nije iminsi yo kubaho. Iyo ndinze mwiyo myaka singwe mwakira gihome. Izakunda 2023. Izakurinda papa, izakurinda. Muvuge ngo amen. Yakurinze mu kwa mbere iracyahari. Wakurinze amahembe n'ibitega n'ibikwice aracyahari. Woguhaye ubuzima aracyahari. Mubwire ngo aracyahari. Waturinze mu kwa mbere tukatukira bazima aracyahari. Mu kwa kabiri aracyahari. Mu kwa gatatu aracyahari. Mu kwa kane aracyahari. Mu kwa gatanu agize gute? Mu kwa gatandatu aracyahari. Mu kwa karindwi n'ukwa munani n'ukwa 9 n'ukwa 10 n'ukwa 11 n'ukwa 12 ngo ba tukaba tukugezemo. Usigaje iminsi mike ngo twambuke 2023. Uwaturinze ijogera aracyahari mu izina ryande. Aracyahari. Mugira icyizere ugwaye guhumeka aracyahari. Pelas comme kitala bala soke. Aracyahari papa. Wakwishura meneva nawe yagiye aracyahari. Wawakiranuka gusa aracyahari. Dusenge Imana. Ibi byifuzo tugiye kubisengera.
umuntu wese ahantu ari azamure kwizera. Umwami Yesu ari hejuru y'ubushobozi bungahe, y'imbaraga zingahe, y'ubwami bungahe, y'ubutware bungahe, ibintu byose biguhagaritse umutima Yesu abiri hejuru. Tubisengere mu izina ryandi. Dusenga Imana. Mana mu izina ry'umwami wacu Yesu, mu bushobozi duhawe nawe Mana uvuga bikaba. Wowe utameze nk'uko ab'isi bameze, ibyiringiro byacu lepaseho debelianso enema pita langa zala dididididi bazaraba zeremenianso henminia hitalaba yanso he jirigirian sekita jangone karabarasinima irimari yazomenia. Hejuru y'ibibazo bafite abantu hari imbaraga zo gusubiza ibibazo. Abakeneye amafaranga rero ubaha amafaranga, abakeneye amavuta ubaha amavuta, abakeneye ubutabazi babona ubutabazi, abakeneye ibyo kurya babona ibyo kurya, abakeneye imyambaro babona imyambaro, abakeneye kunesha bakire kunesha, abakeneye gutsinda bakire gutsinda. Tela pasakola baskidebe sherimini gize meria soe itala balis kandom rewes kiri followers ket jes condipra ala skin sherwerians ormer derians kobe iskisma chari beni kasome shenginima egroas. Ndakumvishe wawe iteka we abantu baje bafite indwara zikomeye uzubakiriza izi ndwara mu izina ry'umwami Yesu. Ndasengera ibyifuza amagaze mushobozi mawe n'Imana, ndabisengeye Mwana. Ibyo bari kunyumva bari hafi n'abari kure Mana, sengera abagabo, sengera abagore, sengera abakobwa, sengera abasore, seketalaba senimanda kosata remala sekerima etutalabi zeremari kosepa sheri ged bras jeremeni gandi croansken Jeswin havo henma Roes kizimand croas de bala sereme sherimini gide bransk soma. Mwami ndasengera aba bagabo n'abasore bakusha imbere bagukeneye bafite ibibazo bitandukanye. Mwami nyiri ubushobozi, nyiri ubutwara, ndagushimira ko ari ikintu ukoze ku buzima bwabo, kandi waje gusenga wese uramutabaye Mana, uramurengeye. Ndagushimira ko ukije indwara zikomeye muri aba bantu. Sela boneskise mari fas Jereweri askoze meni gadiba siniwini gide meri asohenema shangone eski di bras jenimi esko de bras karame wini eskoze mai hezmi herima kose meni gide shengone manda constance. Tugukoma amashi tugushimira kuri Imana igize ikintu ikora. Umuntu wese yicara ahantu ari muha amakuru, umuntu wese yicara ahantu ari atuze muha amakuru. Imana irambwiye ngo 2023 nubwo uzaba umwaka ukakaye, uzabamwe ibintu byinshi bizajya bizurungutana, ariko irambwiye ngo waje gusenga wese Imana izamurinda muri uwo mwaka. Irambwiye ngo kandi Imana irambwiye ngo umuntu wese uri hano afate Zaburi ya 91. Nimba ufite n'ahantu urupapuro uhandike, nimba udafite na wandika uhafate. Umwuka arambwiye ngo buri wese uri hano Imana imwishe mu iyo Zaburi 90 na kangahe. Imana irambwiye ngo hazaza ibikomeye, ariko Imana irambwiye ngo buri wese mubere ubwihisho. Iri jambo mvuze muraryumvise, yaba umwana muto yaba mukuru, umuntu wese uzi ko azi ubwenge yumva ikinyarwanda, Imana iravuze ngo iraguhishe. Igize gute? Uyu lemanda conswiheva sokeri zinman for whence he was. Imana irambwiye ngo ikurinze kugongwa n'imodoka. Nabona gugenda mu muhanda mbona imodoka irakugonze, mbona ubaye ikimuga cyangwa se ubaye igicumba cy'amaguru n'amaboko. Imana irambwiye gutabariye ahangaha. Ubwo ayo mashini anameze nk'ubugori buturagurika. Imana irambwiye ikurinze kurogwa.
Umwuka w'Imana arambwiye ngo ntuzagira utinya uzamubwira ibyo Imana ivuze. Hejuru y'umuntu wese ufite imbaraga, Yesu uri muri wowe afite imbaraga ziruta izi. Muvuge ngo amen. Imana irambwiye ngo izakugirira neza. Wowe uzabyibuha uba umuntu ugenda utigita mu muhanda, kandi mbonye Imana ikugize umukire. Les penses, je l'aurais qui fonce, l'imari en sorti place. Umuntu ufite urugendo muri ku munsi w'ejo, ufite urugendo apfukame hariya. Ufite urugendo ku munsi w'ejo apfukame hariya musengera Imana. Mbonye agenda ariko ntiyagaruka, azapfukama hanga musengera Imana. Louis Kevans, stand up. You don't have a fear because Jesus be with you. Do you understand well? Jesus is ready to save you. Ne Christa alome skivas. Imana irambwiye kurinze kurwara indwara yo kuzajya wishikagura. Kandi Imana ikuvaniyeho umwuka w'ibisazi. Imana irambwiye ngo umubyeyi wawe hari icyo Imana ikoze. Umwuka ari kumbwira ngo kuza hano kwawe kuguhaye iminsi yo kubaho kandi myinshi. Imana iri kumbwira ngo ntago uzapfa ukindutse. Jesus will help you. Mujye hariya aba bantu tugiye kubasengera kandi musenge mutisengeshwa, kuko mbonye bagenda nibagira gute. Dore ko abarokore musige mwaramenyere ibintu by'Imana, Imana avamo kuva n'ibintu bisanzwe. Aba bantu turabakeneye ari bazima mu izina ryande. Mbonye bagenda ariko nibagira gute tibagaruka. Mutungane ibiganza mwese. Mu bushobozi tuhawe n'Imana ivuga bikaba. Duhagaritse imbaraga z'urupfu ku buzima bw'abantu. Urugendo bazajyamo bazagenda amahoro bagaruka amahoro. Turabimanye mu izina ryande. Turabimanye mu izina ryande. Sheremene gaspin for. Sherewiri skin minies clear en France. Chikis mini guide merians. Ndagushimiye kuri Imana ibahaye ugaruka amahoro. Mu izina ry'Umwami Yesu. Nimugende Imana irabatabaye. Muzagenda amahoro mugaruka amahoro. Imana ibyanzuriye hanga mu iteraniro mu izina ryande. Komara Imana Imana izabagarura amahoro. Kandi Umwami Yesu yiteguye gukubita buri cyose kizitambika mu nzira yanyu. Hey, Jesus is ready to beat. Inshinga yitwa to beat. Guku cyangwa se ku beating. Ariko uyu mwaka utari warangira Imana igira ibintu gukubitira. Ndafashijwe. Utari warangira ibikubite. Ibyo ubwo bushomeri bukubite. Ayo madeni yakubite. Iyo nyatsi Imana yikubite. Ubwo butindi Imana ibukubite. Ibikubuza gusenga Imana ibikubite. Komera Imana amashimane Imana tapasa ko serewas. Kandi Imana irabishoboye. Mwaka utari warangira hari Imana gukubitira. Ikabibitinga ntibyegura umutwe. Imana irabishoboye. Tela sokere mariazo. Le mariazo hirima haguruka muhungu. Imana irambwiye ngo ikuvanyeho urubwa. Kandi Imana iguhaye umwana. Imana iguhaye kubyara. Ko witeka mbwiye. Nico kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza by'imirimo wakoze. Nico kidutera Mana, nico kidutera Mana. Nico kidutera Mana, nico kidutera Mana. Guhora tukuririmba tuvuga
ibitangaza. Iyo nibutse imirimo, iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe. Iyo nibutse imirimo, iyo nibutse imirimo, kita bintera kugushima ku mirimo wakoze. Hey, vuga cyane, hey, bivuge, hey, ababonye imirimo y'Imana muhaguruke mutera haleluya. Shetepa Gwino hano. Rere rasara fara warasiri wiri karamara boze kota sheriwiri kiss before seremiri kitapas. Imana iramwe nguhaye imbaraga nshya z'umwaka. Akira imbaraga nshya Imana iguhaye. Imbaraga nshya. Imana iramwe kurinza akagambane. Imana iramwe kurinze gufungwa imyaka 15. Oh, ibyo ukora byose Mana, byose birahebuje. Imirimo yawe ma yagusha byose irahebuje. Ibyo ukora byose Mana, byose birahebuje. Nicyo kidutera Mana, nicyo kidutera Mana, guhora tukuriri, tuvuga ibitangaza. Nicyo kidutera Mana, nicyo kidutera Mana. Tekosa pala wasipa fala wele sinimini kirianzere fala werianse konoma itala zone marakeria zefa. Uwo muntu mubwire ngo humura, yakoze birizakora n'ibindi bisigaye bimubwiye. Hanyuma umufata umukomeze umusengere nawe gusengere ubundi dusoze. Josiane ngwino hano. Mwarimu nafata uriya mugabo, fata uwo muntu umusengere nawe agusenge, kandi mugabanye ubusirimu musenge. Umuntu ufite telefone mu ntoki ayirambike hasi, uwo muntu umusengere umubwire ngo Mana wamukoreye ibyashize n'ibisigaye uzigire gute ubikore. Dusenga Imana. Mana mu izina ry'umwami wacu Yesu, warengeye Josiane Joseline mu gihe cyatambutse. Reka sikitaba ndagushime mwami wacu Yesu, je kuri Imana imutabaye kandi meskizema ineza y'Imana igaragara ku buzima bwacu mu izina ry'umwami wacu Yesu. Uduko le passe heri Maria so jeni makita shango ne magid jini wirigirians shene mari kasom etita wazaraba shengo ne Maria gide sherebeni akosa shekota pias. Ndagushime kuri Imana imutabaye. Mana turagushimiye, turagushimiye je kuri Imana igize ikintu ikora, turuhaye amashi turagushimiye ko buri muntu wese muri aba umutabasha imbaraga zawe zikomeye. In the name of Jesus, amen. May God bless you everyone. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Umuntu wafashijwe nahaguruka atere haleluya.
umuntu wanezerewe Imana niyongera atere haleluya. Rero ijambo ry'Imana avangwa hirwa wizeye, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana byose bizagira gute, bizasohora. Twongeye tuyikomera amashyi. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Mana yacu iravuga, yamara kuvuga kandi kanasohoza. Mana yacu irareba. Oh haleluya. Abantu twatangiye iteraniro haleluya. Twatangiye ku ijambo rivuga ngo nzi ibyo Imana ibwira Yeremiya, namuga ngo nakumenye ntari nakurema. Murabyibuka? Nirindi rivuga ngo ni Imana igira gute, ireba. Twongeye tuyikomera amashyi. Dushimira Imana ko yaturebye, yatubonye turi n'aha hantu. Dukomera Imana amashyi yo hejuru yo kuyishimira. Ko Imana amashyi yo hejuru yo gushimira Imana ko yatubonye turi n'aha hantu. Mana yacu ishimwe. Amen. Baramase iminota nka 15 twumve ya mashimwe. Babanguke babandi nakuye hano ku ruhimbi baze dushime Imana basoze. Niba batashye kandi ubwo bari hehe, banguka uzushime. Ngwino mukecuru, ngwino ushime. Kandi ubwo nimutinda mikoro ndaba nayisoje. Uzashime ejo sawa. Haleluya, haleluya. Mpagaze imbere yanyu nshima Imana. Nshimye Imana ko ari Imana itanga agakiza ku buntu bwayo, ko ari Imana itareba ibyo dukora ikadukunda mbere yuko twebwe tuyimenya. Ikindi kintu nshimye Imana ko yampaye umwana muzima nanjye nkataha amahoro. Ikindi kintu nshimye Imana ko yampaye umubyeyi w'umugisha, umubyeyi wanyoboye inzira y'agakiza, umubyeyi wandeze kuruta uko mama yari kundera, umubyeyi wakoze ibyo umwana w'umuntu atari gupfa gushobora. Aho ari reka musabe haguruka atere haleluya. Numvise nagenda ntamushimye, ntashimye n'Imana imbere yanyu. Ajya bavuga ngo tujye dushima abantu bagihari. Numvise kuko ntagaba hano hafi, ariko namubonye numva ngomba gushima Imana nawe nkamushimira imbere yanyu, kuko niwe wanyoboye iyi nzira na n'izi saha nkaba nkihagaze. Nukuri munshimira Imana ku byo yakoze byose. Nshimye Imana ko ari Imana ingaburira, ikanyambika, ikanyishyurira inzu. Ku byo yakoze byose muyimpera amashyi ya special. Haleluya. Nanjye mpagaze ahangaha nshima Imana, nanjye yankijije ibisazi. Naje hano ndi umusazi. Umumama yashimye Imana hano avuga ngo Imana ya Fabrice. Yewe nanjye hano nahaboneye Imana. Nanjye ndumva hari Imana ya Jani ariyo yaba yarankijije ibisazi. Muyimpera amashyi. Nageze hano ndi umusazi. Jani mu bantu bansengeye hano niwe wa mbere wansengeye nasaze. Nubwo ntageze Indera, ariko nari ndi mu nzira yaho yo kujya Indera. Jani aransengera, ibisazi byari byangaragayeho mu mutwe. Aransengera, njyewe ubwanjye nanjye narabyiyumvagamo ko amavuriro yose nari maze kuyazunguruka hose bambwira ngo nta ndwara. Baza abasengera mu Kigarama nibo bambwiye bati jya sheje mu bagusengere. Ayo ni amadayimoni. Ndaza Jana ndamburaho ibiganza. Nanjye ahari ubanza Imana ya Jani ariyo yankijije muri iri teraniro. Muyimpera amashyi. Uriya mu mama wavuze Imana yanjye, muyimpera amashyi. Yo, ubu ngubu narakize, ntago naryamaga.
byari bimaze no kungaragaraho ku buryo hari igihe nagendaga ntaze niyonjya, ubundi nkagenda nkareba nk'igipangu nkagihagararaho nkamera gutya nkumva sinzi uko bimeze, ariko Jane yaransengeye hano ndakira, mumpera Imana amashyi. Yo mu mutwe wanjye numvagamo ibintu bigenda nkumva ni nk'inzoka iri kugenda mu mutwe, kuko amajanja yayo yakandagiraga numva itambuka, numva izunguruka hano mu mutwe wanjye. Mumpera Imana amashyi. Imana yarakoze, nakiriye hano shejemu. Jye nari umunyagatulika, majije kubona ineza Imana yankoreye hano nkahakirira, ndavuga n'ubu nta handi naha. Mu bantu bazabatizwa ejo bundi kuwa gatandatu nanjye mbarimo. Mumpera Imana amashyi, nanjye mbarimo. Murakoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanjye magaza nshima Imana. Imana yankuyeho ibisazi. Njye rwose ntago nagiye mu muhanda, ariko nagendaga nivugisha, tugahura ukabona ndi kuvuga ako sinobore. Imana najya gusenga ikambwira ngo nkuyeho ibisazi, najya gusenga ikambwira ngo mbikuyeho ibisazi, ariko nkabipinga. None igihe kimwe umutwe uratangira urandya, bigeraho kuvuga binanira nkaca amarenga. Ubwo urumva byari ibimenyetso byo gusara, kuko iyo najyaga kuvuga naratombokaga nkavuga cyane, uwaba ari hafi aho nkahita mukubita. Kugera n'umugabo yabaga ari mu rugo yabaga azi kubwo nimba byamfashe nago ari bunyegere. N'abana bababwiraga ati nimumujye kure, nago nashakaga umuntu unyegera cyangwa umuntu umvugisha. None abana bari gusakuriza hafi aho nago nabaga mbashaka. Ariko ndashima Imana ko yagiye ibinyiza. Byagiye bimva kuko byari bigeze ku rwego nashoboraga kujya ku isoko nahajya nkibagirwa n'icyo nenge guhaha. Nkahita nihahira ibindi, najya mu rugo akambaza se wari ugiye guhaha iki, wavuye no tuvuganye iki. Nkamubwira nabyibagiwe. Bwa mbere bwataramenya ikibazo mfite yavana kumusuzugura no guhaha ibyo nshaka, ariko nanjye ibyo nabaga nahashyize uko ari byo nashakaga. None ejo ndyamye icyanyeretse ko ari Imana. Imana najya kumva numva ijwi rirambwiye ngo bagutanze igitambo ufite imyaka 2. Jango ni ibintu nende kumva muri radio, kuko nta radio yari kuvuga. Ndakanguka numva ibintu bari kuvuga ntago byerekeranye n'ibyo Imana. Ndongera ndasinzira. Nonye nsinziriye, nongera kumva ijwi ivuga ngo natanze igitambo ku bwawe. Umuntu ivuga izina, ariko numva iryo zina nawe nduziho ku muryango, ariko iravuga ngo natanze igitambo cy'umuntu ukomeye kugira ngo wowe ubeho. Nubwo bari bagutanze igitambo bashatse kusana, Imana njye yarambwiraga ati ntago bishaka kuzabyara uzanapfa. Ariko ndashima Imana ko nabyaye, nubwo byaye bikomeye ariko narabyaye. Ndashima Imana ko ku mwana wa mbere yamaye ibyo kwambara. Bambwiraga ko umwana wanjye nta kintu azabona yambara, nzanamuheka mu ngutiya. Ariko ndashima Imana. Ndetse no kuri uyu nguyu ndashima Imana ko yamwambitse. Nagiye kwa muganga nta myenda mfite, ariko mvuyeyo ndashima Imana ko nayibonye. Nongeye gushima Imana ko ikinyubakiye kandi izakomeza kunyubakira, ndabyizeye. Kuko nyamara kubaka baramamagaraga bakambwira ngo ese umugabo naraguta, byanyine bakamamagara iryo shambo bambaza. Ariko ndashima Imana ko tukiri kumwe nawe, ko njye nago begeze banyifuriza ikiza, kuko niyo twavuganaga barambwiraga ngo wowe urahubutse urashatse kandi ntago byaye ngombwa kushaka. None njyewe nkibaza impamvu bavuga ngo si ngomba gushaka. Angije ndavuga ati rero ngomba gushaka uko byagenda kose. Ariko ndashima Imana ko ndi kumwe n'umutware. Mumpera Imana amashyi special muyimene n'icyubahiro kubyimaze kunkora byose. Reka tumubaze no mubyeyi ari hano, ese urasenga, urakijijwe? Utuye Gashyekera.
Yesu agushoboze agufashe, nta kindi kizanesha iyo migambi y'umubi, ni uko wihana ugakizwa ukinjira mu gusenga neza. Amen. Worship team niba bahageze barimo batambuka barimo baza hano, icyiciro cya mbere turagishoje. Icyiciro cya mbere turagishoje. Niba harimo abashaka gukomeza basubira mu rugo, tugiye kubasabira umugisha basubire mu rugo, ubundi dukomeze n'icyiciro cya kabiri twinjire mu gitaramo cy'amashimwe. Muvuge ngo amen. Oh haleluya. Tugiye kwinjira mu gitaramo cy'ikiyemwe, gitaramo cy'amashimwe. Ariko mana yanjye sinzi ko bizamera, ntago jewe mbizi. Rero dusabiye umugisha abigisha bacu, Imana ibaha umugisha. Dusabiye umugisha bene data twabanye Mugande, mwene data Dona guturuka Kimisange, mwarimu rero Imana imuhe umugisha. Josiane mukobwa wanjye Imana iguha umugisha. Amen. Haleluya. Mwebwe mwese muhabwa umugisha. Korari icyumba cyo kuwa kane, Imana ibaha umugisha. Protokole mwabanye natwe muri iri teraniro.